mana we ushobora kurota ibikera ukumva nta kintu bikubwiye, ukumva nibisanzwe, ngo umva ni Bibiliya ivuze ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa, nababwiye ko ikiyoka n'ibikeri bigendana, no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. Hari igihe dusoma ibintu tukabijugunyira kure. Nakwibwira ubwayo gusa ngo inshuro 9 ibikeri bigaragara mu gitabo cyo Kuva. Turabashuje cyane nshuti z'Imana, abakunzi bacu nkuko tuzi tubakurikirana ku manywa na nijoro, namwe mudukurikirana, tubashimira abaduhamagara rimwe na rimwe mukatubwira uko mudutekerezaho, mukatubwira uko mutwiyumvira. Ndagira ngo ku mugaragaro nshimire abantu tubana ku iriba ry'amazi adudubiza, babwire ngo muri abantu b'igiciro, kandi cyane cyane Denise Bihiga, Imana iguhe umugisha mwe mwese ntari burondore kuri aya mazi. Ndabashimiye cyane ko hari icyo mwe mukora kandi kigaragara. Iyo initiative yanyirakomeye, Imana ibampera umugisha. Ndashuje n'abandi bose badukurikirana ku bumwe bw'abera ministries. Uyu munsi ni umunsi wa 22 aho twicaye turimo tuganira tuvuga ku kintu gikomeye twababwiye ubushize, ahavuga ku munsi havuga ngo uwo mutwaro wikorejwe uzamarwaho no gusigwa amavuta. Bantu b'Imana, nshuti mudukunda mudukurikiye, nagira mbabwire yuko uyu munsi wa none nifuza ko twinjira kuri iyo gahunda ivuga ngo uburyo kidutekereza nuko twibaza, ese ibintu byakurwaho bite, byavaho bite, byavanwaho nande, ese ni gute ubundi bijya bivaho, ese ubundi akenshi iyo tubirebye bikorwa mu ruhe rwego, mu zihe nzira, cyangwa bigenda bite. Ariko mbere yuko ninjira ku kintu cyitwa amavuta nuko akuraho ibyo byose, nagira ngo nkundire unkurikirane twivugire ku nzozi zacu turi kurota. Ndabashimira mwe mwese mwambajije ibibazo, uyu munsi ntabwo ndi buze kubisubiza, nshima ko nabisubiza nciye mu gikari kuruta kubisubiza hano kuri YouTube, kuko kubisubiza ahangaha ushobora gusanga ari ibintu biri private byawe bigite byihariye, so wasaba no ko mbisubiriza kuri uru rubuga ugasanga ubuzima bwawe bushyize hanze, kabone nubwo ntavuga nyirabyo ariko si byiza. Rero nimero yanjye iriho, ugomba guhamagara isaha ushaka tukavugana nkagusobanurira mu buryo bw'ibanga uciye mu gikari, kuko bantu b'Imana burya ubuzima bw'umuntu buba bugomba gucungwa neza. Rimwe na rimwe umuntu ashobora no kubivuga bayakeka kanaka, cyane ko bamaze kwandika muri comment, ahubwo wakwandika ugaceceka ugaca mu gikari ugahamagara, noneho nkagusubiza. Nzi ko benshi twagiye tugananye mbafasha muri ubwo buryo. Rero Imana ibampera umugisha. Turi kuri wa munsi wacu wa 22 aho mugomba kwitegura ko ku munsi wa 31 tuzatangira amasengesho y'iminsi 60 n'amezi 2 iyo gusenya, kubika no kurandura imigambi yose y'abadayimoni mu buryo bukomeye no mu nzira zidasanzwe. Rero Imana ibampera umugisha. Turimo turakorera ikiganiro hano hantu, na ahantu heza ushobora kuza wisanga kandi ukahabona, ni kuri Agora. Ni ahantu ushobora kubona cyayi, ukabona ikawa, ukabona ibindi bintu wifuza. Bagutegurira iminsi mikuru, bagutegurira ibirori, hakorera anniversaire, hakorerwa n'ibindi byinshi, abakoze ubukwe n'ibindi birori bitandukanye. Amakomande yose yashatse baragukorera. Ni kuri Agora, ni hano Kicukiro, uzamutse hahoze isoko muri etage hejuru ya 4, uzamutse kuri esaseri ugera ku hantu hakano ugahita ubona noneho aho kahinjira. Hari ibyiza byinshi wahasanga, hari ibyiza bitandukanye, za frappuccino, za cappuccino, byose birahaboneka, bijyanye n'ibinyobwa bishyushye n'ibyo kurya bisanzwe. Kandi Imana ikumpera umugisha. Nabo ni abantu bacu baba gufi, turabakunda cyane. None nagira ngo dusenge Imana, hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu kuri uyu munsi wa 22. Umunsi numva nifuza ko twinjira mu gahunda y'isezerano, aho tuza kuganira by'umwihariko ku buryo tukwiye kubona za nzozi twarotaga. Hashize iminsi tuvuga ku nzoka, ku bintu byose bitandukanye, tuvuga ku bintu binyuranye byinshi, ndetse mvuga inzoka yasamye, mvuga inzoka ireba nabi, mvuga inzoka iturumbura amaso, mvuga inzoka yapfuye. Ariko kano kanya nta banga ririmo, nta nicyo binatwaye, nta nicyo binabujije. Nagira ngo tuganire ku bintu byoroheje. Imana nyiricyoro nyir'ubutware, turagushimye kano kanya kuri Imana yacu kandi ikomeye. Abakwiringiye bose ntabwo bajya bakorwa n'isoni, ndasabye kugira ngo uyerekane Mwami, uca inzira hataringana haringanize, kandi Kristo uyu munsi wa none twemerere mbaho imigozi yose yakarandi yamaze abantu. Yesu bemanye Yesu tubenga bidukingira ku manywa na nijoro, kubwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen, amen.
nongera kubasuhuza mwese abari muri Canada, abari muri Amerika, abari i Burayi, abari mu bihugu byinshi bitandukanye mudukurikira, ndabakunda cyane. Abari muri Guadeloupe, Imana ibampera umugisha. Abari muri Mayotte, Imana ibampera umugisha. Abari mu bihugu bitandukanye, Australia turasuhuza cyane cyane Jean Paul, umukozi w'Imana, tumusabira ngo Imana imukize indwara muri ho. Ndasuhuza mwese here kuri South Africa, kuri mushiki wanjye, Imana ikumpera umugisha. Ntabwo nabura kuvuga n'uwitwa Philippe, nawe ndagukunda, Imana ikumpera umugisha aho ngaho muri Mozambique. Abantu bose bari muri Benin, nawe ndagujuje umuntu uri muri Benin, Imana ikumpera umugisha. Mwese batuye mu burasirazuba bwa Afurika, uburengerazuba bwa Afurika, Afurika hagati, kandi mwese mubwiye n'abatuye mu nyanja zitandukanye abo ku nkombo, ndabashuhuje. Abari Butare mwese, Imana ibampera umugisha. Iyi ni ya chaîne ya uri bwiyumvemo yitwa ubumwe bw'abera ministries. No kuvuga ngo n'ubumwe bw'abera, ntiturabanura idini, ntidutandukanya abantu, ntitwahuva uturuka. Ikingenzi no kwemera Imana, ikingenzi no gukorera Imana, ikingenzi no kuvugana n'Imana, ikingenzi nuko utabarwa kugira ngo uhereye none uyu munsi wa none ntuzongere gusuzugura inzozi zawe, ntuzongere gusuzugura iyerekwa ryawe, ntuzongere gusuzugura uko Imana ikuganiriza. Gusa umuvandimwe yandikiye ngo yibonye arimo agenda mu byondonga ariko agasiga abamukurikiye yirukanka, bisobanura ngo urimo uraca mu bintu bikwanduza ariko barihutaga. Ariko uyu munsi wa none ndashaka ko nivugira ku gisimba kimwe, igikeri. Kuvuga ku bikeri uwo ni umwuka w'ubusambo. Ibikeri, umwuka w'ubururumba, igikeri umwuka w'ubunebwe, igikeri umwuka w'uburozi butera umuntu kuba yapfa asandaye, kuba wapfa uri kubyara, kuba wapfa uri mu kazi, kuba wagwirwa n'icyo urimo ukora, kuko uwo mwuka ni mubi cyane. Akaba ari umwuka w'uburozi cyane, akaba ari umwuka mubi witwa umwuka w'ibikeri. Kandi burya ibikeri ntibitana n'inzoka, kandi burya ibikeri iyo bihavuye haza icyo twita ingurube hafi aho ngaho. Navuga ngo ku gikeri, ese koko warakirose? Iyo urose ibikeri, hari n'abatabirota ntibabimenye, banagisimbuka mu rugo, yenda mu Bushinwa azi ko abirya, ariko igikeri kivuze iki? Reka buriya mutegereje biriya byago byose Imana yateje Farawo, ubundi bifite icyo bivuze, yaba ari igikeri, yaba ari ibindi yazanye. Wako hari igikeri yazanyemo rero, mubiga ko mu byago 10 byateye Farawo mu Egiputa harimo n'ibikeri. Ibikeri, frogs, ibikeri. Rero umwuka w'ibikeri muri Bibiliya ndumva nifuza ko tuza kuhasoma naho, cyane ko muzi ko iyo tuganira hari amagambo dushingira hamwe namwe afatika. Reka nze mbibabwireho muri abantu bikeri, kuko ni byiza ko umuntu wese abitekerezaho. Ese umwuka w'ibikeri waba warakirose gisimbuka, waba warakirose kiri mu cyumba cyawe, waba warakirose kikugezeho, waba warakirose kikwegereye, waba warakirose ukibona mu bindi business zawe, waba warakirose hari aho uherereye ureba, waba warakirose se mu buryo butandukanye, yego, aho waba uri hose, waba warabirose aho waba ubibona, waba warabirose ubibona mu nzu yawe. Ndagira ngo tuvugane ku kintu cyitwa umwuka w'ibikeri. Ndakumenyesha ko umwuka w'ibikeri bigaragara mu isezerano rya kera inshuro 11, ariko mu nshuro 11 inshuro zose 9 bigaragara mu kuva, naho inshuro 2 zigaragara muri Zaburi 78, 45 ndetse na 105 umurongo wa 30. Ibikeri noneho iyo ugiye kuza mu byahishuwe, turahasanga ibyahishuwe 15 umurongo wa 13. Mubanze mu nkundire tugendane nk'abakozi b'Imana. Reka mpere hano isezerano rya kera. Nababwiye ngo ibikeri iyo tubisomye niyo tubibonye niyo tubyumva, urumva ko mu bice 8 umurongo wa 3 ngo babakonikoni babigenza batyo, babikoresheje uburozi bwabo bazamura ibikeri bijya mu gihugu cya Egiputa. Mose abwira Farawo ati,
unyirarireho utyo, ningusabira Uwiteka wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe, mumbwire igihe ki ushaka ko ibikeri bimarirwa kuri wowe no mu nzu bigasigara mu ruzi rwonyine. Ibikeri bizakuzaho bive mu mazu yawe no mu bagaragu bawe no mu bantu bawe, bisigare mu ruzi rwonyine, bive mu ruzi. Ibice 8 ngo Mose na Aroni bava kwa Farawo. Mose atakambira Uwiteka ibikeri ateje Farawo. Reka turo Zaburi 27:78-85 yaboherereje amarumbo y'isazi zirabarya n'ibikeri birabarimbura, ibikeri biryana. Zaburi 105:3 ngo igihugu cyabo cyuzuye ibikeri mu nzu y'abami yabo, Mana tugire neza cyane. Reka no wumve igikomeye nashatse kukubwira. Mu isezerano rishya harimo inshuro imwe ariko igaragara mu Byahishuwe 16:3 ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma hava nk'imyuka 3 mibi isa n'ibikeri. Mwabyumvishije? Reka turebe ibyahishuwe. Mana we, ushobora kurota ibikeri ukumva nta kintu bikubwiye, ukumva nibisanzwe, ngo umva ni Bibiliya ivuze ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa, nababwiye ko ikiyoka n'ibikeri bigendana, no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka 3 mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Imana itugirire neza. Murumva ko nshatse kubereka icyo bita umwuka w'ibikeri. Murumva aya magambo tusomye haravuze ngo ibahururiza muri kakanwa k'ikiyoka no wa muhanuzi w'umunyabinyoma, ngo mbona hazamutsemo umwuka mubi usa n'uw'ibikeri. Ibikeri twavugaga, kandi ubwo umwuka w'ibikeri ngo kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza. No kuvuga ngo iyo myuka mibi ikora ibitangaza tumaze kubona, nagira ngo ubanze wumve bantu b'Imana mu nkurikiye bakiranye ubumwe bw'abera ministries. Hari igihe dusoma ibintu tukabijugunya kure. Nakwibwira ubwayo gusa ngo inshuro 9 ibikeri bigaragara mu gitabo cyo Kuva, inshuro 2 bikagaragara muri Zaburi 78 nabwiye 105, ariko mu Byahishuwe byo hakavuga ibikomeye ibyo Yesu yahishuriye umukozi wayo witwa Yohana. Ngabona muri cya kiyoka inzoka twari twayivuze yasamye karuburozi n'ubwicanyi n'ibintu biteye ubwoba, kandi nabwiye kare ngo ahari inzoka bari n'ibikeri. Noneho Bibiliya yo ireruye neza mu Byahishuwe irakubwiye ngo mbona muri kakanwa k'ikiyoka. Abazi kwitegereza burya inzoka n'igikeri yigiye kumira nayo kireyaga kikaga, burya kenshi hari igihe inzoka itipfa igikeri cyangwa bigapfana, kuko ntabwo inzoka apfa kumira igikeri uko yiboneye, birahagana bikahaza umwuka. Rero hano Bibiliya tubwiye yeruye neza iravuga ngo nagira ngo dusome dukoreshe byose ni kimwe, ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma, aribo bapfumu, aribo bakonekoni, kanonye ko n'abakonekoni babikoze, yego, havamo imyuka 3 mibi isa n'ibikeri. Kuki bavuze ko isa n'inyana? Ko batavuze ko isa n'igiti? Kuki bavuze ibikeri? None warose igikeri kiri mu nzu ntiwabimenya, urota kiri mu ryama ntiwabimenya, urota kikiranga mu rugo ntiwabimenya, urota cyapfuye ntiwabimenya, wabonye ibikeri byinshi duto twitumutubu ntiwabimenya, wabonye ukuntu bijya bikoreshwa ntiwabisobanukirwa. Ariko ilema ikandume si play for amandia kotaya bae, bivuze ngo umwuka w'ibikeri, ubikeri ubwabyo n'umwuka mubi, nkuko ijambo ritubwiye ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka. Kiyoka kiravuze urakirokotse, ariko haje igikeri ntubimenye. Abandi bakita ngo gisobanura ngo mururumba, abandi ngo ni icyaha cy'ubusambo. Reka ni imyuka mibi
ni imyuka mibi y'uburozi. Ivuze nkuko dusomye no magambo mw'abantu b'Imana mwe muyakurikire, avuze ngo havamwe imyuka itatu mibi isa n'iy'ibikeri. Imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami mu isi ngo ibahururize kujya kurwana. Uwo ni umurongo wa 14. Urumva ni umwuka w'intambara, imyuka mibi y'ubukeri. Iyo ibikeri byageze mu rugo kurya gisimbuka, ni umwuka ukururira abantu kurwana, guhangana. Umwana akanga umubyeyi, umubyeyi akanga umwana, umugabo akanga umugore, umugore akanga umugabo, nyirabukwe akanga umukazana, inshuti zikangana, abaguze amafaranga bakamburana. Umwuka mubi w'abadayimoni ukoreshwa n'abarozi n'abapfumu wo kugira ngo banganye abantu, babateranye, noneho abantu baryane, guhururiza kurwana. Nuvuga ngo ubundi umwuka w'ibikeri wo ntuvuga urupfu gusa, ahubwo uvuga no gusenyuka, no kwandagazanya, no kunyanyagirana. Ko igikeri kigira ingendo ebyiri. Igikeri takibona kigendesha amaguru nukagira ngo nikizi gusimbuka, ariko kimaze kukubona kikubonye neza gitangira kugenda gisimbagura kandi cyanyagendesha ya maguru yacyo. Kiwagira ngo kikagenda ko kikubonye uje gihita gisimbuka ako kanya, ntumenye uko bigenze, kigasimbuka n'ingendo ebyiri. Urugendo rwa mbere rero hari umuntu ntagenda agenda umuntu ariko byazi no gusimbuka, azi no gusimbagurika. Naho nagira ngo nkubwire wowe mugore urota kino gikeri, wakibonye cyagoye mu mazi ntabyo wabonye. Uyu mwuka w'ibikeri ni umwuka ufata akazi, uwo wizeye wamuha akazi, noneho ugasanga agushubije inyuma, akwambuye uburenganzira, wahaye ntaguhereze, washuje ntaguhereze. Noneho uvuga ngo ni uburozi. Bibiliya yatubwiye ngo ni wo mwuka. Bibiliya yatubwiye ngo kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara ku munsi ukomeye. Ni ukuvuga ngo umwuka w'ibikeri uvuga iki? Wakirose kiri mu murima, wakirose kiri mu kazi kawe, wakirose kikunyura imbere, wakirose cyapfuye, wakirose ukibona hirya. Uko wakirota kose, uko wakibona kose, uko wagitekereza kose, nagira nkubwire ngo ni umwuka mubi cyane wo gucanamwo kw'abantu, wo guhurura kurwana. Umugore akarwana n'umugabo nta kibazo, abantu bakicana. Buryo abagore bicanye, abagabo bicanye, abana bicanye, abantu biyahuye. Nta kindi, ni umwuka w'ibikeri ugushora mu ntambara utazabasha gukira. Nagira ngo nkurikiye kano kanya mu izina rya Yesu, uri hano kuri iyi channel, iri televiziyo yawe ariyo yacu yitwa Ubumwe bw'Abera Ministries. Umwuka w'ibikeri waruzi ko ari ukukora? Ese waruzi ko urose ibikeri ari ibintu bikomeye? None se ntiwabirose ingaruka ntiwazibonye? Ubose ntiwabirose agahinda ntiwakabonye? Ariko ntabwo banabimenye. Burya n'abantu bajya kuraguza mu bapfumu bakubwira ngo ngira ngo agutanya, kenshi basanga urwo rurasenyutse nazanzaratse. Abenshi babahereza ku magufa y'udukeri, ukagenda ugatabika mu nzu, ukagira ngo ahubwo kumbe mugatandukana burundu, mukabaho mu buryarya, mu busambo. Kandi umwuka w'ibikeri ikintu usobanura, umugabo ntereka umugore umutungo, umugore ntereka umugabo umutungo. Abantu bahora baryana, bacanamo, batavugana neza, bataganira neza, badakorana neza. Kubera iki? Umwuka w'ibikeri warinjiye, uramanuka, uraza winjira muri wowe, wagutwariye abantu, gutwarira ibyaho, gutwarira ubuzima. Kwa umwuka w'uburozi ukoreshwa n'abapfumu, ukoreshwa n'abahanuzi b'abanyabinyoma, babandi bashaka gusahura, abantu bagutira ibitariho. Uwo mwuka rukaza ukarimbura kandi ugasenya, rimwe na rimwe ugakora ibintu bidashoboka, bitari byiza kandi bitakagombye kuba byakabayeho. Bishatse rero kuvuga iki? Uwo mwuka w'ibikeri akenshi uba ufite ikintu gambiriye gusenya ku buzima bwawe. Ntekereza ko rero ku muntu ukurikiye ibi ngibi byose wagombye kubyumva ukabimenya, ukumva ko bisanzwe, ukumva ko bibaho, ukumva ko bikora. Kuko ni umwuka w'ibikeri, ni umwuka mubi mu kuguhagurukira, mu kuguteranya n'abana, mu kuguteranya n'urugo, mu kuguteranya n'umuryango. Kuko igikeri twasomye ngo habamwe imyuka mibi. Mu kanwa ka wa muhanuzi, ndashaka gusura kuri aya magambo, nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka. Nababwiye kare ngo hari inzoka haba n'igikeri, no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma.
wa muhanuzi ukubwira ngo umugabo yagiye gupfa ushaka undi, umugore agiye gupfa ushaka undi, umuntu ubwira ngo umugore wa Imana yaguhaye ngo siwe, ngo uwo yaguhaye ngo ntahari, mubyaranye gatatu, mubyaranye kane, umwuka w'ubusa, umwuka wo kwikura, umwuka w'uburyarya, umwuka w'ubugome, haravuga ngo havamo cya kiyoka, hava nk'imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. Iyo ikegere kiravuga ngo havamo imyuka itatu y'ibikeri. My friend, nshuti yanjye, mukuru wanjye, mushiki wanjye, murumuna wanjye, muvandimwe, munyarwanda utuye u Rwanda, munyarwanda utuye imahanga, murundi utuye imahanga, we mukongomani, we mutanzania umva ikinyarwanda, we muganda umva ikinyarwanda, n'undi wese umva ikinyarwanda, n'umuzungu umva ikinyarwanda. Ndagira ngo ibintu byitondere, menya ukuri kw'ijambo ry'Imana, menye n'ukwiye kubisohokamo, kuko ubwaho haravuze ngo, ubwaho haravuze ngo, n'ubwaho si jyewe. Haravuze ngo mu kanwa ka ya nzoka ndetse no muri ya nyamaswa, ukongera no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma, havamo imyuka itatu. Iyo myuka itatu ngiye kuyigusobanurira. Icya mbere ni umwuka usenya ubumwe, ni umwuka usenya umuryango, ni umwuka usenya ibikorwa byawe byose. Iyo myuka itatu ariko yose ari ibikeri. Umwuka usenya umuryango, umwuka usenya ubumwe, umwuka usenya ubumwe bwawe n'inshuti yawe n'umuryango, umwuka usenya urugo rwawe rukaba rwarasenyutse, hakazaho n'umwuka usenya ubucuruzi bwawe wikoreraga ku manywa na nijoro. Nyemerera nkubwire ikintu gikomeye, uwo mwuka imaze kuhagera uyoberwaho ibintu bijya, kuko hari umwuka w'ubururumba, w'ubusambo, ushobora gukata ukurebana. Igikeri ni ishyano, ni akaga wowe ukirota kandi no gutanakirota. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi kuba uri muhomba, umugabo yaragutaye, umugore yaragutaye, umwana yaragutaye, usigaye uri wenyine, ibyo wakoraga byaraho, ibyo upanze cyarahomye, watewe n'umwuka w'ibikeri mu rugo rwawe, kuko umuntu wese akugiraho intambara. Reka nguhe urugero. Hari igihe uganiriza umuntu wumva umukunzi, ugasanga icyo uvuze kibaye intambara, ukabura uko ubigenza, ukabura uko ubikora, ukabura uko ubyitwaramo, ukabura uko ubisobanura, ukibati kuki buri gihe abantu banyanga. Ikindi, umwuka w'ibikeri ni umwuka uzana icyangiro ku buzima bwawe, uzana icyangiro muri famiye, uzana icyangiro mu bo mukorana, uzana icyangiro aho uherereye, aho ukandagiye hose ukisanga nta muntu kwakira, nta n'umuntu kumva, nta n'umuntu ukuvugisha, nta n'umuntu ukugeraho, nta n'umuntu ukuganiriza, ahubwo rimwe na rimwe ukisanga uri wenyine. Ni nko kubuza amahoro, ni nko kubuza kugera aho ugera, ni nko gutwara kure cyane ntusobanukirwe. Ariko iyo uzi ubwenge ukabimenya, uyu mwuka umenya ukuntu wujera, umenya ukuntu ufata, umenya ukuntu usobanukirwa. Abadukurikiye mwese mukomeza mukora comment, shares, ndetse musharinga, ndetse mukora subscribe batarabikora, turababwira ngo mwirinde. Uyu munsi ushobora kuba utaranabirose, ariko nakubwira ngo kuva uyu munsi ubona urugo rugusenyukiyeho, imiryango ikuretse, abana bakuretse, akazi kakugoye, ucuruza bikanga, kera watewe n'umwuka w'ibikeri, unyura mu bahanuzi b'abanyabinyoma, unyura mu bapfumu n'abarozi, abajya kuraguza batabikubwiye. Ese nkubwire ngo ubonye ikirigenda ku mwenda wawe, ibyo byose byazanye akaga mu buzima, hamwe wicaye ukumva kwiheba byaje. Uyu mwuka w'ibikeri utera kwiheba, kuko ngo kwa Farawo ngo bajyaga mu mazi bagasanga harimo igikeri, bajya ku isahani bagasanga harimo igikeri, bapfunda ibyo bagasanga harimo igikeri, bajya kwita bagasanga hari igikeri, ahantu hose bagasanga ngo byarahuzuye. Nk'uko uyu munsi nawe nta na hamwe ubona ushobora kwisanzurira, kuko ibikeri byaraguhagurukiye, byaraguteye, nta heza, ni umururumba, nta buzima, urarwaye, urahangayitse, indwara irasimbura indi, akaga karasimbura kandi, ibibazo birasimbura ibindi. Bivuze rero ngo uwo mwuka w'ibikeri ni umwuka mubi cyane, ushobora kuba utaranabirose by the way, sinkuba ngo unabirota, ariko niba wibonaho ibyo bintu, nibwo bibona ko utawe n'umuryango, utawe n'umugore, utawe n'umugabo, utawe n'abana, utawe n'inshuti, abugine zakugirira nabi, wacuruza bikanga, wakwiga bikanga, aho ushoye bikanga, bakakurya. Menya ngo wohererejwe umwuka w'ibikeri mu buzima bwawe, bukubuza kwicara no guhagarara. Niyo mpamvu nta kintu ukora, nta kintu ubona. Igikeri gendesha amaguru, niyo kikubonye gitambuka, ariko kimwe kigasimbuka kikiruka, murabizi kisha mu butaka ntikigaragare. Nicyo cyo bisobanura ko ni umwuka mubi w'ibikeri bidasanzwe, ni umwuka mubi w'ibikeri biteye ubwoba, ni umwuka
mubi uteye ubwoba, ni umwuka mubi ukabije cyane, ni umwuka mubi ugaragara nkaho ntacyo wamarira umuntu mu buryo budasanzwe, ahubwo ushobora gusenyura ibyawe, ugasenya ubuzima bwawe, ugasenya imbaraga zawe, ugasenya ibitekerezo byawe, ugasenya aho uva n'aho ujya, ugasenya n'aho werekeye. Waragiye muri Amerika ibikeri biragutera, nubwo mu nzu nta mwuka birimo ndimo ndabireba. None se utareba ni hehe uri? Reba imyaka ukoze, reba imyaka ubaye, reba imyaka ugiye ubu ufite iki uyu munsi wa none, wamurika iki? Abandi bamaze kubaka amazu mu Rwanda no mu bihugu bagiye bakomoka, mu uyu munsi nta na kimwe uragira, kandi urakora uravunitse, ugeze mu myaka yo gukura, none nta n'ikintu uboneza kugenda. Byumvikane ngo nta Satani yarakurwanije, hamwe yinjiye aguteza ibyo bintu. Navuze ngo iyo ushaka kubona neza kuba watewe n'umwuka w'ibikeri, wibonaho ibyo bintu, kuba abantu baguta, umuryango ukaguta, umugabo akaguta, umugore akaguta, abana bakaguta, inshuti zikaguta, abo wagiriye neza bose bakaguhemukira, abo wagiriye neza bose ugasanga baguhinduye ukundi, uwo ushatse kwitwara ngo mu inshuti ugasanga yakuvuze, none ugasanga ugeze aho ufite umwuka wo kwiheba no kwigunga, hamwe wumva udashaka no kuvugana n'abantu. Ariko menya ngo ni umwuka mubi witwa ibikeri. Uwo ngo umaze kuzwa kwinjirira, ukubuza iterambere mu buzima, ukakubuza icyerekezo, ukabura ahantu ujya, ukabura ikintu ukora, kuko ni umwuka mubi Satani yagiye azana, kandi azana ku buzima bwawe. Rero nshuti munkurikiye, umwuka w'ibikeri wawurose mu murima, urota ubibona, niyo utabirota ntacyo ukora ngo cyemere. N'abarozi bakoreye mu kirere cyabo, abapfumu bakorera mu kirere cyabo, bene wanyu bakorera mu kirere. None se tubwizanye ukuri, ni iki wabonye? Hari umunani wahawe kwaso, hari icyo yagukore, ntiwirwanye, n'ukuri ntibishobora gukunda kuko watewe n'uwo mwuka. Aho ugiye n'ibikeri, hamwe uburyaryo, ubucakura, ubugome, ariko umwuka mubi ukora kutandukanya. Kandi igikeri iyo kibonye gifoye imbere yawe ugiye gucira, burya n'ikigome kiranaryana. Kuko biravuze ngo nuko ngo bateza ibikeri birabarya, kiranaryana burya, ariko ntikipfa kuri umuntu wese, ariko burya cyakuruma kibikeneye, gifite ubumara, gifite uburozi. Ni umwuka w'ibikeri rero, ni umwuka w'ibirurumba, w'ubusambo, mwuka uteye ubwoba, mwuka ukurira ibyawe, ukurira business zawe, ukurira amahera yawe. Ngo mbona imyuka itatu nakubwiye ngo isenya urugo, isenya umuryango, n'isenya business yawe n'ubucuruzi bwawe. Ndagira ngo usabe nkubwire ikintu gikomeye rero, uwo mwuka mubi yuguhagurukiye ubukurwanije mu buryo bukomeye. Ni umwuka w'ibikeri nawe ukubwiye, nawe gusobanuriye, ni umwuka w'ibikeri ubwiye, kandi nawe ukwigisha, nawe ukubwiye ngo wumve cyane, bivuze ngo batewe nawe. Rero mbabwize ukuri, nongere ingaruke kuri ya mavuta rero. Ibyo byose tuvuze by'ibikeri, n'urupfu, no gupfakara, no gupfusha, no kugira gute, no kurera abana ntibakore, no kuba wenyine warabyaye, no kuba wenyine wigunze, no kuba nta nshuti ugira, no kuba uyu munsi ntacyo ukora ngo cyemere, wacuruza abandi bagahomba, ugahomba, abandi bakazamuka, no kuba wenyine ntawe mugani. Ibyo byose byaguteye nta kindi kibikuraho, bimarwa no gusigwa. Aho yavuze ngo umutwaro bakwikoreje n'ibyo bagukoreye uzayimarwaho no gusigwa, nk'uko amagambo twaganije. Tuzabona ko hari amavuta yo gukundwa, amavuta yo kubahwa n'abantu, amavuta yo gukundwa n'abantu. Yose umaze kuyasigwa, hari ay'igikundiro, hari ay'ubwiza, hari ayo kumvirwa, hari ayo kubahwa, hari ayo gucuruzwa, hari ayo gucuruza, hari ubuzima ugenda ukageramo. Kuko ibyo twarose byose, nubwo kabona ari ibintu bibi cyane bikomeye, ariko nakumenyesha ikintu gikomeye kandi gifite imbaraga, nkubwira ikintu ukwiye kwitondera mu buzima bwawe, nuko uwo mutwaro wose, imbaraga z'amavuta hejuru y'imyuka y'ibikeri, arabimfaye, imbaraga zo gusigwa hejuru y'imyuka y'ibikeri, y'abapfumu bohereje, abarozi bohereje, bagiye kuraguriza, bagutwaye imyenda, bagutwaye ibintu byose, abaha amafaranga bakayajyana kuzima, baguteza umwuka w'ibikeri wo guhombya. Ariko dufite imbaraga z'amavuta ziri hejuru y'icyo kintu uri mu Rwanda, imbaraga z'amavuta gusigwa. Ibice 10 kugira ngo uwo munsi umutwaro bakwikoreje uzamarwaho no gusigwa. Lemia kota amavuta, nshuti yanjye, hari amavuta ya cyame, hari amavuta ya gihanuza, hari amavuta ya gitambye, hari amavuta y'abantu be, hari gukurwaho igisuzuguro, ukurwaho umwanda wose, ukinjira mu masezerano, ukinjira mu mavuta, ukazamuka agera hejuru. Kubera ko iyo myuka yose y'inzoka, y'ibikeri, y'injangwe twabonye, iyo yose iri munsi y'amavuta. Mwibuke ikiganiro cya kera twababwiraga ngo amavuta akandagira amateka. Iki kintu urakibuka cyane ko twabwira ngo mvuga ngo hejuru y'ibyo byose turimo tuvuga, n'ibyo turimo dukora uyu munsi wa none, hariho imbaraga z'amavuta akandagira amateka. Rero ni byiza abantu b'Imana, nshuti mudukurikiye, ko ugomba guhaguruka, ugahagarara, ukamenya ngo hamagara tugufashe, ikureho iyo myuka mibi, ikureho ubwo burozi, ikureho imigambi y'abadayimoni, ikureho imigambi ya Satani. Navuze ngo kino kiganiro, imyuka
y'ibikeri, imbaraga z'amavuta hejuru y'imyuka y'ibikeri, hejuru y'imyuka yose twagiye tubona, wabirota utabirota, ariko umenye ngo niba wibonaho ibyo bintu bine: kuba umuryango waragutaye, kuba umugabo n'umugore, umugabo yarataye umugore cyangwa yaragutaye, umugabo akagutaye, umugore akaguta, kuba abana barakwihoreye, kuba icyo ukora cyose kitemera, kuba aho ukandagiye nta nshuti ugira kandi uzikeneye, abo wagira neza bakugirira nabi, menya ngo watewe n'imbaraga mbi zitwa umwuka y'ibikeri, kuko twabonye ngo haba nk'imyuka itatu y'ibikeri ngo niyihururiza abantu kurwana ikintu cyose n'intambara ku buzima bwawe, ntacyo ugera, birakugoye, biravuna, ariko hari imbaraga z'amavuta zicara hejuru y'ibyo bintu. Ngwino duhamagare tugufashe gusenga, ukomeze ukore comment and shares, nubwo utabirose, nubwo utabibona, ariko menya ngo watewe n'uwo mwuka w'ibikeri umaze kukwangiza ahantu hose, ntaho kandagira ngo bikunde, ntacyo ufate ngo cyemere. Izo ni imbaraga mbi zakwatatse, zirakugonga, ziragufata, zirakwegeranya, ziraguhemukira, ziragucucuma, zirakurunda. Uyu munsi nta kintu ukora, kandi uyu munsi nigeze kumva ejo ngo ahanga ibitambo, ngo abatambyi, ngo ibyo byose ni umwuka mubi wo kugira ngo uzahora uri imbohe y'amateka, kuko uyu mwuka w'ibikeri ni umwuka ugusubiza hasi, ugasubira kwisuka, ukamanuka, ukabura ubuzima, ukabura icyerekezo, ukabura aho uhagarara, ukabura aho wicara, ukabura n'icyo ukora. Nagira ngo mbabwire mudukurikiye mwese, kumwe bw'Abera Ministries turabakunda, Imana ibampere umugisha. N'imbaraga z'amavuta hejuru y'umwuka w'ibikeri, hejuru y'umwuka w'inzoka, hejuru y'umwuka w'injangwe, hejuru y'umwuka w'ihene twabonye n'ibindi bikoko, nubwo babirota, ariko hari imbaraga ziri hejuru y'ibyo bintu. Ni imbaraga zo gusigwa amavuta. Ndagira ngo yasigwe mu izina rya Yesu. Uyu munsi wemere utwegeye, nabwiye ubushize ngo ntimukitwaze ngo ibi nibara, ni imbaraga z'amavuta hejuru y'imyuka mibi, imyuka y'ubukene, imyuka y'ibyago, imyuka y'ingorane. Wibonaho ibyo bintu already, menya ngo ibyawe ntabwo ari byiza, ntuhagaze neza. Ndabasabye mukomeze muduhamagare, mutwandikire aho nkorera mu Kiyovu, murahazi, muhamagare tuganire birenzeho, kandi nongere kubiseguraho. Si byiza ko nagusubiriza kuri kamera, ca mu gikari tuganire, kuko hari igihe ibyo warose ari ibintu biri privé, ari ibintu biri private, so nabivuga sanga abantu bamenya amabanga. Si byiza ko bayamenya, ahubwo buwera, bukiranuka, tungana, kora byose, kandi mukomeze muduhamagare mwitegura ko ku itariki ku munsi wa 31 tuzatangira amasengesho y'iminsi 60 tubohora, dusengera abantu, dukora gahunda. Imana ibampere umugisha. Nakambabwire ko ndabakunda cyane, naba Jean Baptiste bakunda. Imana ibaho umugisha, inkunga yanyu ibikenewe, tugisha inama, duhamagare, tubaze, tuyoboze, kandi Imana ikumpere umugisha. Nagira dusenga Imana. Mana nyiricyo, nyir'ubutwari, nyir'ubushobozi, ndagushimiye ko mvise gusenga, ngaho bana natwe muri byose ushyigikire, kandi nka mu batabaro bakomeze, ubambike imbaraga Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom, shalom. Tuzasubira, hamagara, kora comment, kora share, abatarabikora mwiyandikishe, kandi mukomeze mubwira abandi ko uyu murongo muzamenya byinshi bihagije ku Yesu Kristo umwami wacu. Amen.